guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza ndashima Imana. So hano rero nari ndi mu modoka nkuko muri kubibona, ndangije ndatekereza ati se wafata aka video nkabereka muri tumwe duce tugize Oman cyangwa se mu duce tumwe tugize umujyi wa Oman, muri Muscat. So Muscat ni umujyi mukuru wa Oman nkuko wavuga Kigali Rwanda. So rero n'aka gace ndimo ni Muscat, Oman. So nifuje yo kubereka, hari abantu benshi baba bafite amatsiko yenda yo kumenya Oman uko hameze, vibe yaho ku manywa biba byifashe gute. So mu duce rero nari ndi kuva Ariheri, ndi mu gace kitwa Ariheri, ndi kujya ahantu bita Al-Khwair. So rero hano nari nerekeje, ndi kugenda ngenda mbereka amazu yaho uko biba bimeze ku manywa. So hari ku manywa rero nkuko muri kubibona. So ndagenda Oman rero abantu baho bakunda gukoresha imodoka kugira ngo uzabone umuntu ugendesha ibirenge, uri kugendesha ibirenge ni mu muhanda nkuko wenda wasanga mu mvoma ziri kugendeshwa, ziri kugenda nyine abantu bari gukora mu mvoma zigiye zitandukanye. Ahangaha ntabwo bikunze kuhaba, ni ahantu hake ushobora gusanga abantu mu muhanda. Akenshi bakunze gukoresha imodoka kuko ku manywa haba hari izuba ryinshi cyane, hashyushye. Ndakoresheje imodoka sinzi ko byagukundira. Niyo utaba ufite imodoka urodaringa taxi ukagendamo kugira ngo izuba ritakubana ryinshi, kuko izuba ry'inaha riba ari ryinshi cyane, udashobora kugumaho nk'iminota 30 never. Wayiguma hari kumva uba wumva umeze nabi kabisa, icyokere izuba ryagukubise ukagira ngo bakubitse mu mufuka w'amakara niko uri gusa mu maso, ndakurahiye. So rero murabibona ahantu hose ubona ko hari heza. Hari abibazaga yuko wenda nta biti bihaba, hari abambwira ngo si nko mu butayu. Yes, ariko hari ibiti, ibyo biti barabyuhira, indabyo bakazuhira, ziba zimenwa amazi buri gihe. Ubona imihanda hejuru bigerekeranye, ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye, inyubako nziza, ubona ko haba hari kugaragara neza cyane. So rero mukomeze kubana nanjye muri ino video. Nari nifuje kubereka Oman ukuntu bimeze ku manywa. So rero niba hari ibindi ukeneye ko nakwereka wanyandikira, nabyo nta kibazo, nkabizabibereka ukuntu hagiye hatandukanye. So murabibona rero ni ahantu hakeye, naho hasa neza. By the way, hasa neza ariko ntabwo harusha iwacu i Rwanda nanone da. So izo modoka mugenda mubonye ku ruhande harimo umutuku n'umweru, nizo taxi zinaha. Basha kodaringa online cyangwa se ugatega uyigusanze mu nzira ukayitega, ukicaramo ikagutwara. Ubona ko hagiye hari imihanda hejuru igiye igerekeranyije. So rero na Oman ni nziza, by the way, ni nziza cyane pe, ugereranyije nuko wenda habitekerezaga cyangwa se waye utarahagera urabona yuko mpakweretse. So rero abantu baho ni abagaga nyine, bakoresha imodoka gusa. So inzu ni inyubako za etaje, cyane cyane ni ama etaje. Urabona yuko rero biba bimeze neza, ibiti ku muhanda, iki n'iki, amatara, n'utuntu twinshi tugiye dutandukanye. So rero ndumva umuntu wari ufite amatsiko yaho kubona uko hameze, mpakweretse. Nzanawereka n'ahantu hagiye hari abantu uko haba hameze. So rero amatsiko ndayakomaze kabisa byo. Sinzi niba unyuzwe cyangwa se nakweretse video neza. Niba utanyuzwe nabyo wabyandika muri komanteri, nabyo nzabikwereka ibyo waba wansabye. So rero Oman ngiye uko nimeze, ubwo
kari akavidewo gatoya k'iminota mikeya cyane nifuje kubakorera nk'abakunzi banjye kugira ngo mubashe kubona Oman nayo ukuntu imeze. Ni ibihugu by'Abarabu, ariko ibihugu by'Abarabu byose bigiye kuba bifite nka klima imeze kimwe, cyangwa se ushobora kubona hose hameze hasa. Dubai, Katari, Saudiya, Kuwait na Lebanon, ibyo ni ibihugu by'Abarabu. Usanga nyine klima yaho ubona igiye gusa neza nyine, ku buryo utabasha nyine kubitandukanya cyane, ariko urabitandukanya da. Hari tugiye tuba turimo ngo tugiye dutandukanye, ariko cyane cyane nk'umuntu uza Dubai, hari abashyitsi banjye bava Dubai bakaza nk'inaha Oman, nkababaza se wabonye Oman ute? Ati ndabona Oman uko birijya kumera nka Dubai. Ibihugu by'Abarabu byose klima yayo imeze kimwe. Urabona inyubako nziza cyane, aha ni mu gace bita Al-Khair. Harimo inyubako nziza cyane, hariho cyane cyane umujyi ugiye uzingiye, ngira ngo n'ahandi bita Azeba. Aha niho harimo inyubako nziza cyane cyane, ngira ngo ni iryo zingiro cyane cyane ry'umujyi w'inaha wa Oman. Kuko hagiye hatandukanye naho za Mabera, Al-Khair, ubona ko hari inyubako zigiye zitandukanye, ukabona ko ari imijyi igiye irutanwa. So rero urabona yuko igihe twagendeyeho cyose nta bantu wigeze ubona mu muhanda. So rero bivuga yuko inaha bakoresha imodoka gusa. So rero video yacu naho irangiriye, ukomeze kugira ibihe byiza, dukanda subscribe, like, comment and share. So mukomeze kugira ibihe byiza.